Safi Madiba uraho? Muraho. Meze neza? Meze neza. Abantu badaheruka kukureba ufite ubwanwa bwinshi cyane. Ubwanwa ni bwinshi ntago tuma bakoraho cyane. Kubera iki? Nabonye birari bwiza mbona bigaragara neza. Ariko na look muri rusange yarahindutse, musitsi ufite ukuntu wawugabanyije ariko uraconze ukuntu yaba ari nka televiziyo ndabarebye kurushaho. Mba ngomba guhindura kuko turi umwaka mushya. Tugomba guhindura n'ibindi byose tukabihindura. Duhere kuri style yawe, imyambarire n'ukuntu uteye tudekive noneho ukuntu wambaye. Ni kuwa gatanu nimugoroba, duhuye ari amasaha umuntu ashobora kwita nko gutembera kwa. Tubwire ukuntu wambaye. Nambaye ikote bita costume y'umukara, imbere harimo umupira t-shirt na jeans y'ubururu hamwe n'inkweto za sneakers y'umweru. Uri muri Gikumi isa gute ya kaki? Ya kaki. Usigaye ugenda muri Gikumi? Oya, nuko no muntu nayitiye kuko yanjye ntabwo yari. Ntabwo ifite ibibazo yanjye. Ufite ibihe bibazo? Mu maguru. Tuni de transmission. Safi ugira ubuzima butandukanye cyane n'ubwa Urban Boys, no kuvuga ubuzima buri privé wigengaho ku giti cyawe. Ugira umwanya ungana gute wawe ku giti cyawe wigengaho utari muri Urban Boys? Nkeka ko ari wo munini kuko ngewe ndi Safi muri Urban Boys, ariko mbere nyuma yuko njya muri Urban Boys mba ndi Safi. Ndibana byinshi nkora nyine. Urban Boys igiba nk'akazi. Akazi rero burya ntabwo duhora mu kazi, twebwe ntabwo duhora mu kazi. Tugira amasaha yako, tugira igihe dukora ibintu bijyanye na music, ariko ibindi hanze mba ndi nka Safi ngenyine. Umwanya munini mba ndi nka. Wari ukora imibonano mpuzabitsina? Nayikoze. Ubwa mbere wikora ryari? Ntabwo nibuka. Ni kera? Oya. Ndumva ndangije secondaire. Ni ku mwaka neza ko ndangije secondaire. Wumvise ubaye utebye, wumvise ari iki? Ntabwo ari ibintu. Ntabwo bitabizi. Biza avec le temps, ntabwo biza ko kanya. Umuntu mwayikoranye uracyamwibuka? Ya. Mujya muhura? Oya. Ntabwo duheruka guhura. Ubu yarashatse? Ntabwo nzi amakuru y'ihari, ntabwo rwose. Nyuma warabikomeje cyangwa byose bihagarara? Ibyo ndumva ntacyo nabivugaho, nankubeshye. Ni bya bibazo twabambaza gute? Nabyo murabyanga. Bidasona neza mu mutwe. Ugenjira muri politike? Ntabwo njya muri politike, ariko n'ubundi politike umuntu wese aba yirimo. Kuko iyo bakubwiye ngo ujye gukora umuganda, ejo tuzakora umuganda, kujya mu muganda byonyine kugendana n'amategeko cyangwa igihugu kiba cyashyizeho, nuvuga ngo uri muri politike ugendana. Ariko ngiye mu bisanzwe ntabwo ngiye njya muri politike kuko nta niyo nzi rwose. Wise Safi Madiba ni umunyapolitike? Ya. Madiba inspiration ze no kubera nagiye mbona ibintu yagiye nabaye inspire kubera apana ko yari umupolitike, kuko iyo ubaze ibintu bisanga atari umupolitike, nkuko akenshi bakunda kuvuga ngo abapolitike ngusanga barya ngo abaturage. Uzumva abantu benshi bavuga ngo abapolitike ntabwo barya abaturage, ariko yeno gese ko mbibona ngiye Mandela we nabonaga ari umuntu nk'umuturage cyane kurusha ko ari umupolitike. Nico namubonyeyo. Vuga ngo yaba yabaye perezida, yaba yabaye umuyobozi, we yarebaga abaturage ibyo bakeneye cyangwa yumvaga abaturage mbere yuko wireba nk'umuyobozi wabo cyangwa umupolitike. Yarebaga abaturage ibyo bakeneye. Ibi byatumye byanyespe bituma mumukunda. Igihe umunsi wa mbere utangaza ko wise Madiba, ndahamya ko ari kimwe mu bintu, ari kimwe mu bihe wakiriye commentaires z'abafana benshi, bamwe bavuga A abandi bavuga B. Wagombaga kubyitwa, abandi oya ntabwo ugombaga kubyitwa, hanyuma n'abagututse. Uriya munsi wabonye ute? Akenshi ntabwo ngewe ndabibwiye nko kubimbwiye, ntabwo nkunda kwibanda cyane kuri commentaires z'abantu, kuko abantu bavuga ibyo bashaka bitewe n'impamvu. Baravuze bati ko se yasaze Mandela ramuze. No, ntabwo nari ngiye gusimbura Mandela ibyo yakoze. Hari abamwe batereka rero nibo banze amufunga 27 niba nayifite, hanze amufunga, yamara kumufunga turebe nyuma ibyo azakora tubone kwitizana. Ariko ntabwo abantu bose bitwa ba François Hollande cyangwa bari abaperezida b'Ubufaransa ntabwo zabihuriye. Kandi ufashe umwana ukanguta Paul, nuko wabona yuko perezida wacu ariko tugejejeho hari byinshi ari gukora byiza, yakoze byiza.
ni nka Suwe bavuze ati umwana wanjye nawe azakora akurikiza ibyo muze wacu yakoze. Nanjye rero nuko niyise Madiba numvaga nuko bimeze. Ntabwo bamaje kutabisha umwana wawe, ubwo niko nzamwita kandi ndeba narabiririmbye ko nzamwita Madiba.